Muraho neza, ikaze kuri KHC Devotion. Yewe nitwa Johnny. KHC Devotion nayo ni channel cyangwa se urubuga ducishaho inyigisho za Bibiliya. Ni ukuvuga ni umwanya wo kumva ijambo ry'Imana ngo tumenye icyo rivuga. Ni umwanya kandi wo kuryiga ngo dusobanukirwe aho rihuriye natwe. Ni umwanya kandi wo kuritekerezaho ngo tumenye uko twarishyira mu bikorwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ngwaye ikaze. Turi rero murerekane rw'inyigisho mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere. Nurerekane twise ngo ubuhamya bw'abizera ba mbere. Birumvikana, iyo uvuze ubuhamya bijyana no kureba niki wabyigiraho. Tuzatinda rero no kucyo twabyigiraho nkatwa abizera ba none. Muri ruherekane rero iyi ni inyigisho ya kane. Inyigisho zabanje twabonye amagambo abanza y'igitabo cya Yohana, ni ukuvuga introduction, aho Yohana amera nk'umutetsi mwiza akadusogongeza n'ibicyo azagarukaho muri iki gitabo. Twabonye kandi ubuhamya bwa Yohana intumwa. Ibi byo bisa no kuganira n'umuntu w'inzobere. Yohana agerageza kuduhishurira uwo Yesu ari we akoresheje ubuhamya bwe. Twabonye kandi ubuhamya bwa Yohana wundi ari we Yohana umubatiza. Yohana umubatiza we atubwira ku muntu ubasha guhanagura amakosa yawe yose. Aduhamiriza ibintu bitatu kuri uyu muntu. Icya mbere, Yohana atubwira ko ntabwo ari we uwo muntu, ntabwo ari we Kristo. Hanyuma Yohana akaturangira ese Kristo ninde? Kristo ni Yesu w'i Nazareti. Hanyuma icya gatatu akaduhishurira ese Kristo ni muntu ki? Ni ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Mu yandi magambo, niwe wa muntu ushobora guhanaguraho amakosa yawe. Reka rero twinjire mu nyigisho yacu y'uyu munsi. Mu nyigisho y'uyu munsi turaza gutinda ku mirongo uhereye ku 35 kugeza kwa 42. Birumvikana turacyari mu gice cya mbere cy'ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana. Muri iyi mirongo rero tuhasanga ubuhamya bw'umugabo witwa Andrea. Birumvikana uhita ubaza ngo Andrea ninde? Icyo nacyo Bibiliya irakidusubiza. Iyo dusomye ku murongo wa 40, Bibiliya iratubwira ngo Andrea mwene se wa Simoni Petero. Tugahita icyo tugifata. Andrea ari mwene se wa Simoni uwo Yesu yaje kwita Petero. Hanyuma ukabaza ngo uyu se we nuwahe? Icyo nacyo Bibiliya irakidusubiza. Iyo dusimbuze tukajya ku murongo wa 44, baratubwira ngo Filipo yari w'i Betsaida, umudugudu w'iwabo wa Andrea na Petero. Andrea ni umunya Betsaida, niho yaturukaga. Birumvikana ubu none ufite amakuru yibanze kuri Andrea, ni mwene se wa Simoni Petero n'uw'i Betsaida. Hanyuma ukabaza ngo ese ari guhamya iki? Ubuhamya bwa Andrea turabureba mu bice bitatu. Igice cya mbere turareba Andrea yumva ibya Kristo. Igice cya kabiri turaza kureba noneho Andrea ubwe ku giti cye ahura na Kristo. Hanyuma mu gice cya gatatu noneho turaza kureba Andrea azana abandi bantu kuri Kristo. Gusa tutarinjira mu buhamya bwa Andrea, ndashaka gutangira nkubaza iki kibazo. Ni ryari uheruka kumva itangazo? Haba kuri radio cyangwa se mu bitangazamakuru runaka. Hanyuma ukimara kuryumva nta kuzuyaza, nta gutindiganya, ugahita ukora iby'iryo tangazo ryavuze. Impamvu ndi kuvuga ibi ngibi nuko muri iyi mirongo tubona Andrea akora ibisa n'ibyo neza neza. Yumva Yohana umubatiza atangaza ibya Yesu, hanyuma akibivuga Andrea agahita amukurikira. Nta gutindiganya, nta kongera kureba hirya no hino, agahita akurikira. Reka noneho turebe igice cya mbere cy'ubuhamya bwa Andrea. Andrea yumva ibya Kristo. Wakwibaza uti umunya Betsaida yaba yarumvisha ate ibya Kristo? Umurongo wa 35 udufasha kubyumva. Biravuga ngo bukeye bwaho Yohana yongera guhagararana n'abigishwa be babiri. Ugahita ubaza ngo abigishwa be babiri se bahuriye he na Andrea?
umurongo wa 40 nicyo tubwira. Andereya mwene se wa Simoni Petero yari umwe muri abo babiri bumvise Yohana bagakurikira Yesu. No kuvuga ngo aba bantu Yohana agiye kubwira barimo Andereya. Ushatse wahita wihuta ukavuga ngo ubu ngubu noneho twamenya ahantu Andereya yakuye ibya Kristo, ni mu buhamya bwa Yohana umubatiza. Niba nawe uri kureba iyi nyigisho umaze kureba ubuhamya bwa Yohana umubatiza, ni karibu cyane, mbese nawe umeze nka Andereya. Aha rero uhita wibaza ni iki noneho Yohana ari kuvuga ko abantu bari kumva ubuhamya bwe bagakurikira Yesu. Ni iki Yohana arimo guhamya? Nicyo umurongo wa 36 ubwira ngo yitegereza Yesu agenda aravuga ati nguyu umwana w'intama w'Imana. Hanyuma umurongo wa 37 ngo bango abo bigishwa bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Ibyo ni bindi kuba Yohana yitegereza Yesu akavuga ngo nguyu umwana w'intama w'Imana, bituma abantu bari abigishwa be bamureka bagakurikira Yesu. Ni iki kiri muri iri zina ngo umwana w'intama w'Imana? Ku buryo bituma umuntu areka kuba umwigishwa wa Yohana agahindukira akajya gukurikira Yesu, kubera gusa ko bamutunze agatoki bavuga ngo Yesu niwe mwana w'intama w'Imana. Icyo ngicyo twakigarutseho mu buhamya bwa Yohana umubatiza, kuko kimwe mu bintu bikomeye Yohana umubatiza ahamya ni uko atubwira ko Yesu ari we mwana w'intama w'Imana. Twatinze rero ku cyo bivuze kuba umwana w'intama w'Imana, ariko iyo usesenguye amateka ya Bibiliya, umwana w'intama w'Imana byari bivuze ibintu bibiri. Icyambere byari bivuze gucungurwa. Kubera iki? Kubera ko mu Itangiriro 22 Imana ikoresha umwana w'intama w'Imana igacungura ubuzima bwa Isaka. Urumva kuri Isaka niho ubwoko bwa Isiraheli bukomoka. Mu yandi magambo, Imana yacunguye ubwoko bwa Isiraheli ikoresheje umwana w'intama. Hanyuma iyo ukomeje gusoma ukagera mu gitabo cyo Kuva, nabwo mu bice 12 Imana icungura imfura za Isiraheli ikoresheje umwana w'intama upfa mu cyimbo cyabo. Uyu mwana w'intama rero iteka yagarutse abafite iyo shusho yo gucungurwa. Ariko kandi umwana w'intama nanone ni nk'igiceri gifite impande ebyiri. Uruhande rumwe hariho ishusho yo gucungurwa, ku rundi ruhande hariho ishusho yo kubana n'Imana. Kubera ko iyo usoma nanone mu Kuva ibice 29 uhereye ku 38 ukamanuka, tubona Imana ibwira Abisiraheli, itegeka Abisiraheli kujya batamba umwana w'intama, umwe mu gitondo n'undi ni mugoroba, mbese nk'igitambo cya buri munsi akaba ari umwana w'intama. Ariko ibyo byari bivuze iki? Kwari ukugira ngo iyi Mana yera ibashe kongera guturana n'abantu b'abanyabyaha. Mu yandi magambo, umwana w'intama w'Imana cyari igishushanyo cyo kubana n'Imana. Ku Mwisirayeli rero nka Andereya, iyo bavuze ngo nguyu umwana w'intama w'Imana, mu mutwe we ibyo bintu bibiri bihita bihura. Akavuga ngo uyu ni umucunguzi uduhesha kongera kubana n'Imana. Birumvikana ibyo ni ibintu birimo inyungu nyinshi, kuko mateka ya Isiraheli barabizi iyo Imana yabaga iri mu ruhande rwabo, iyo babaga bari kugendana n'Imana, icyo byabaga bivuze ku mibereho yabo ya buri munsi. Ahangaha nawe uhita wibaza ikindi kintu, kibaza ngo harya njyewe n'ibyo bintu by'umwana w'intama bihuriye? Birumvikana ntabwo uri umwisirayeli nka Andereya ngo uhite wumva uko gucungurwa no kubana n'Imana uhereye ku bitambo. Icyo rero nacyo ni kimwe mu byo KGC Devotion ibereyeho, ni ukugira ngo twige ijambo ry'Imana, turisobanukirwe, tumenye aho rihurira natwe. So uhuriye he rero ni inkuru y'umwana w'intama w'Imana? Bidusaba gusubira mu mateka, bigitangira byagenze gute? Imana yaremye umuntu mwiza rwose utunganye. Hanyuma uyu muntu Imana imuremana impano ikomeye, imuremana umudendezo wo guhitamo icyo ashaka. Hanyuma Imana imushyira imbere amahitamo.
bukeye umuntu ahitamo kwigomeka ku Mana, akora cya kindi Imana yamubujije. Imana yamubwira ngo ntuzarye kuri iki giti, hanyuma uyu muntu we kubera ko afite uburenganzira bwo guhitamo, agahitamo kukirya. Yahitamo kukirya akabona n'ingaruka zo kukirya. Imwe mu ngaruka yo kurya icyo Imana yamubujije, cyangwa se tubishyize muri rusange yo gukora icyo Imana yamubujije, kwari ugutandukanywa n'Imana. Gutandukanywa n'Imana ubundi ni rwo rupfu. Ni nko kuba wafata ishami ukaritema ku giti, ntabwo ryakongera kubaho kuko riba ryavuye ku isoko y'ubuzima. Ubuzima bw'ishami buva ku giti. Kuba rero uyu muntu atandukanijwe n'Imana, nicyo byari bivuze urupfu. Ibyo rero bivuze iki? Abantu twese dukomoka kuri uyu muntu wigometse ku Mana, kuri uyu muntu watandukanijwe n'Imana nk'igihano cyo kwigomeka kwe, cyangwa se nk'ingaruka zo kwanga kumvira Imana. Uko gutandukanywa n'Imana ubundi nicyo gisobanuro cy'urupfu rw'iteka, cyangwa se ibyo biri kunze kwita gucirwaho iteka. Nuko gutandukanywa n'Imana. Mu yandi magambo, njyewe nawe dutandukanijwe n'Imana. Ariko Imana ishimwe ko bitagumye gutyo. Imana kubera urukundo rwayo rwinshi yatanze umwana w'intama wayo, imusukaho igihano gikwiriye kwa kwigomeka kwacu. Mu yandi magambo, Imana yatanze umwana w'intama ku bwawe. Yabikoreye iki? Yabikoreye kugira ngo nihagira umuntu wizera cyangwa se wemera gucungurwa n'uyu mwana w'intama, wemera ko igihano cye kibarwa ku mwana w'intama, uyu muntu agire gute? Abashe gukira cya gihano cye kandi abashe kongera kubana n'Imana. Ariko kudapfa. Kuko kudapfa iteka nta kindi bivuze, nuko uyu muntu yongera kubana n'Imana. Uyu muntu rero ubana n'Imana, uri kumwe n'Imana, uri kumwe n'isoko y'ubugingo, niba ariko twavuga, nta kuntu yapfa, ntabwo bishoboka. Kuko ubugingo buba buri muri we, kubaho kuba kuri muri we. Ibi ngibi ariko ni ihame riri aho ngaho, ni ibintu byabaye bihari, icyo twita ngo facts. Ni ibintu biri aho ngaho, ntacyo wabikoraho, ntacyo wabihinduraho. Umuntu yakoze icyaha, yigometse ku Mana, kandi Imana yatanze umwana wayo ngo apfe mu cyimbo cy'abanyabyaha. Ibi ngibi bitanga itandukaniro gusa, cyangwa se wowe nanjye duhura nabyo gusa, cyangwa se bitugirira umumaro gusa iyo duhisemo kwemera, tukemerera Yesu ari we mwana w'intama w'Imana, akatubera umucunguzi. Urupfu rwe rukaba ikiguzi cy'igihano cyacu. Kubera ko icyo ngicyo tucyemeye, nibwo tubasha gukira. Tubasha gukira cya gihano cyacu kubera ko hari undi muntu wagifashe. Tubasha kongera kubana n'Imana, kuko kutandukanwa n'Imana ni ingaruka zo kwigomeka, kandi kwigomeka kwacu Imana iba yagukuyeho. Icyo rero, iyo Andereya yumvishe ngo umwana w'intama w'Imana, ni icyaba yumvishe. Aho bihurira nawe nuko nawe ukomoka kuri Adamu, wa wundi wagomeye Imana. Nawe Imana yagutangiye umwana w'intama ari we Yesu. Uyu mwana w'intama yatanzwe ku bwawe. Cyakoze byakugira akamaro gusa uramutse wisemo kumwemerera kwa kubera umucunguzi. Ntabwo nzi icyo uri buhitemo, ariko nuhitamo kwa kubera umucunguzi uyu munsi, uyu mwana w'intama nawe aragira agaciro ku bwawe, aragira agaciro ku buzima bwawe. Araguha gucungurwa, aguhe no kubana n'Imana. Reka tujye ku gice cya kabiri cy'ubuhamya bwa Andereya. Byumvikana kubaza ngo ese Andereya yahisemo iki? Andereya niba ari biyumvishe yahisemo iki? Yabikoresheje iki? Nicyo igice cya kabiri cy'ubuhamya bwa Andereya kitubwira. Andereya ahura na Kristo. Ntabwo ari ukubyumva gusa ngo uyu ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu, ahubwo Andereya agira gute? Aramukurikira, agahura nawe. Umurongo wa 37 ngo abigishwa bombi bumvise avuze atyo bakurikira Yesu. Hanyuma ukabaza ngo baramukurikiye se birangira gute?
nicyo Bibiliya itubwira ku murongo wa 38 ngo Yesu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati murashaka iki? Baramusubiza bati Rabi, bisobanurwa ngo mwigisha, ucumbitse. Arababwira ati nimuze murahabona. Barajyana babona hacumbitse hari nk'isaha 10, baherako bamarana nawe umwanya burira. Andereya na mugenzi we ntabwo bagarukiye gusa ku kumva amakuru y'uko Yesu ari umwana w'intama w'Imana, oya, ahubwo ngo baramukurikira. Hanyuma bamugezeho, Yesu arabahindukirira ati murashaka iki? Hari ibintu bibiri bikomeye aba bagabo barimo gukora muri iyi mirongo. Icya mbere, aba bagabo bahisemo ko Yesu ababera umwigisha. Kubera iki? Kuko Bibiliya yatubwiye ngo Yesu arahindukira abona bamukurikiye, arababaza ati murashaka iki? Baramusubiza bati Rabi, risobanurwa ngo mwigisha, ucumbitse. Mu yandi magambo, bakimusuhuza nta kindi bakoze, bamuzamuye bamushyira hariya bati uri umwigisha wacu, mwigisha, ucumbitse. Iri jambo ngo Rabi, Yohana asobanura ngo mwigisha, ryari imvugo ikomeye. Ntabwo bitangira ari gusa umwigisha, yari imvugo y'icyubahiro cyo mu rwego rwo hejuru. Nkuko wabwira umuntu ngo mutware wanjye, mu Cyongereza bavuga ngo my greatness, muntu uhambaye wanjye, wowe mutware wanjye, muntu ukomeye. Ushatse mu Kinyarwanda bavuga ngo nyagasani. Uyu muntu ukomeye bamaze kumushyira hejuru, bamaze kumuha agaciro ko mu rwego rwo hejuru. Hanyuma biratangaje ikintu bamubaza. Baramubaza ngo ucumbitse. Ni nko kuvuga ngo turagushakaho ikintu, kuko urumva Yesu yabaje ngo murashaka iki. Ni nko kumubwira ngo turagushakaho ikintu kirenze ibiganiro by'iminota mike. Turashaka kumenya aho uri, ku buryo nitugushaka tuzongera tukakubona, nitugukenera tuzongera tukakubona. Urumva iyo ubwiye umuntu ngo nibwo mugihura bwa mbere, ariko ntabwo ushaka ko muvugana gusa, urashaka ko mugirana ubushuti burenze bwa bundi. Ni nko kujya kwa kundi ushobora kwegera umuntu mugiye kuvugana bwa mbere, utimpa nimero yawe. Kuko iyo umusabye nimero ni kuvuga ngo ndashaka kuzajya nkubona kenshi, ndashaka kuzongera kukubona. Ntabwo nshaka gusa ko umbwira ibi ngibi nje kukubaza, ndashaka ko tugirana ubushuti bwisumbuyeho. So iki rero ni ikintu gikomeye. Bahisemo ko babera umwigisha, ariko ntago bigarukiraho, barashaka ko bagirana ubushuti bwisumbuyeho. Hanyuma ntabwo bagarukira ku byo mu gihe kizaza ngo turashaka ubushuti bwisumbuyeho, bagirana umwanya na Yesu. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo 39 ngo arababwira ati nimuze murahabona. Barajyana babona aho acumbitse hari nk'isaha 10, bahera ko bamarana nawe umwanya burira. Bagiranye umwanya urambuye na Yesu. Sinzi niba uri kureba iki kintu, sinzi niba iki kintu nta kintu kikwigisha tutarajya mu bindi byinshi. Ariko aba bantu bahisemo ko Yesu ababera umwigisha, kandi bahisemo kumarana umwanya nawe. Ariko nanone muri ibi ngibi ntabwo igikomeye ari icyo aba bigishwa babiri bakoze. Igikomeye ni icyo Yesu ubwe yakoreye aba bantu. Kuko Yesu niwe wabatumiye, niwe wabahindukira akababaza ati murashaka iki. Ni nkaho ari we watangije iki kiganiro, arangije ati muze murahabona. Yesu niwe uri gutumira aba bantu. Kuri nuko buriya nawe Yesu aragutumira. Ikibazo ni uraza guhitamo iki? Kuko abantu Yesu arababaza ngo murashaka iki, aho kugira ngo bavuge nk'aba bandi bose ngo nkiriza umwana, muhaye umusoro, gira gutya. Abavandimwe bavuga ngo ucumbitse. Turashaka kugirana ubusabane nawe, turashaka kubana nawe, turashaka twebwe nawe kugirana umwanya uruta iby'aka kanya. Ntago nzi wowe icyo uri buhitemo,
ariko kuri nuko nawe Yesu aragutumira, nawe Yesu uyu munsi arakubaza ngo urashaka iki? Kuri kunyirukaho, kuri gukomanga, kuri gusenga, kuri kureba inyigisho nk'izi ngizi, urashaka iki? Amahitamo ni ayawe. Andrea we amahitamo yari yoroshye, yahisemo gutindana na Yesu, yahisemo kugirana ubusabane nawe. Sinzi rero we amahitamo ni bukore, ariko reka dukomeze n'inyigisho turebe noneho icyo Andrea yakoresheje ukugutindana na Yesu. Andrea amaze gutahura ko Yesu ari Kristo, wibuke Yohana yababwiye ngo nguyu mwana w'intama w'Imana. Andrea amaze kubitahura, ntabwo yabirekeye aho ngaho, ntabwo yabyihereranye ngo agende ngo avuge ngo namenye ko Yesu ari Kristo gusa. Ahubwo akora iki? Aragenda akazana abandi bantu kuri Kristo. Umurongo wa 41 nicyo tubwira. Biriya tubwiye ngo abanza kubona mwene se Simoni, aramubwira ati twabonye Mesiya, risobanurwa ngo Kristo. Nyuma yuko Andrea ahuye na Kristo akagirana ubusabane nawe, ikintu cya mbere aheraho, umuntu wa mbere ahura nawe, Bibiliya itubwira ngo iki? Abanza kubona mwene se, hanyuma akimubona ati twabonye Kristo. Ikintu cya mbere Andrea abanza gukora ni ukubwira abandi ko yabonye Kristo. Ntabwo nzi wowe icyo ujya ubwira abantu muhuye, ariko Andrea we akibona mwene se aramubwira ngo twabonye Mesiya. Yohana kare dusobanura ko bisobanurwa ngo Kristo. Ntabwo nzi ukuntu ujya ubigenza, ariko Imana idufashe rwose. Natwe tuba abantu, ikintu cya mbere tubasha kubwira abantu kibe kubabwira ko twahuye na Kristo, kibe kubabwira iby'umwanya twagiranye na Kristo, iby'ubuzima tubanyemo na Kristo. Turi kumwe? Ariko nta nubwo agarukira kubivuga gusa. Umurongo ukurikiyeho wa 42, Bibiliya itubwira ngo iki? Urumva Andrea amaze kubwira mwene se ko babonye Mesiya, ariko mwabona akavuga ngo amuzanira Yesu. Nawe aramwitegereza aramubwira ati uri Simoni mwene Yona, uzitwa Kefa, bisobanurwa ngo ibuye. Uri kubona ikintu kiri kuba? Ntabwo Andrea yishimiye ko abantu bamenya ko we nka Andrea yahuye na Kristo gusa. Oya, ahubwo aragenda, uyu muntu amaze kubwira ko yahuye na Kristo, nawe akamuzana. Aragenda akazana mwene se, akamuzana nawe akamugeza kuri Kristo. Ntabwo nzi ibyaho uko byagenze, ariko ikibazo cyanjye ndakubaza ngo ese nawe wahuye na Kristo ku giti cyawe? Kubera ko hari ibihamya by'ubuzima bwahuye na Kristo, turi kubibona mu buzima bwa Andrea. Andrea amaze guhura na Kristo, amaze kumubona, amaze kumumenya, akagenda agahura nawe, agatindana nawe, hari ikintu cyabaye. Agisohoka ahura na mwene se, nta gutindiganya akamubwira ngo twahuye na Kristo. Kimwe mu bintu bya mbere bizaguhamiriza ko wahuye na Kristo, cyangwa se bizakubwira umuntu wahuye na Kristo, ntabwo yiyumanganya, yihuta kubwira abandi, yihuta kubwira uwahuye nawe wese ko yahuye na Kristo, yihuta gutangaza ubuhamya bwe, kuko aba yahuye na ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abantu. Turi kumwe? Ntabwo nzi wowe, ariko niba warahuye na Kristo, ikibazo kindi ni ukubaza ngo ese niba warahuye nawe wabibwiye nde? Ninde wabwiye ko wahuye na Kristo? Ninde uri kubwira muri iyi minsi ko wahuye na Kristo? Kubera ko Andrea we
akimara guhura na mwene biratubwiye ngo abanza guhura na Simoni. Umuntu wa mbere bahuye nta kindi yamubwiye, yaramubwiye ngo twabonye Mesiya. Niba uvuga ko wahuye na Kristo, hanyuma ibi bintu byo kubwira abantu ko wahuye na Kristo bikaba si ibyawe, bikaba biracyaguteye ubwoba, rwose Imana igufashe ube koko warahuye na Kristo, kuko bishobora no kuba ikimenyetso cy'uko ahari wagiye mu rusengero, ahari se warabyumvishe, ariko ntabwo ku giti cyawe wigeze uhura na Kristo ngo muganire wowe nawe mumenyane uko umuntu amenyana n'inshuti. Kuko iyo Kristo ari inshuti yawe ntabwo wabasha kwiyumanganya. Andrea ni ikimenyetso. Akimara kubyumva, akihura n'umuvandimwe we, ahita amubwira. So wowe ninde uri kubwira ko wahuye na Kristo? Ariko kandi ntabwo arekera aho ngaho, ntabwo arangirira aho ngaho. Mbese kubwira abantu ko wahuye na Kristo ntabwo ari ibintu birangirira kuri byo ubwabyo, ni ikintu kiganisha ku kindi. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo amaze kubimubwira amuzana ngo nawe yihurire ubwe na Kristo. Hanyuma ibyo bingeza ku kindi kibazo cya nyuma ndi busorezeho. Ninde wowe uri kuzana ngo nawe yihurire na Kristo? Aho ntabwo ibyawe bigarukira ko kubwira abantu ko wowe wahuye na Kristo nkaho bo batamukeneye. Niba Kristo wahuye nawe rero atari uw'abandi bakeneye, aho naho hari akabazo. Imana igutabare. Ariko umuntu wahuye na Kristo akamumenya ku giti cye, abwira abandi ko yahuye nawe, kandi yamaze kubibwira abandi ntabwo ari kubibabwira ngo bamenye ko nawe ari yakijijwe cyangwa se hari ikindi cyabaye, ari kubibabwira kugira ngo abatere inzara n'inyota nabo baze bahure n'uyu Kristo wahinduye ubuzima bwe. Ntago nzi aho uhagaze, ariko niba utari kuzana abandi kuri Kristo, rwose ndakubwira ngo niba warahuye na Kristo ku giti cyawe, ukwiye no kubuzana abandi kuri Kristo. Rwose witindiganya, Yesu aragutegereje. Kuriya Andrea yumva Yohana avuga, agahita yiruka agakurikira, akihurira ubwe na Kristo. Yamara guhura nawe ngo abanza kubona mwene se, umuntu wa mbere bahuye, akamubwira ko yabonye Mesiya, ko yabonye Kristo. Hanyuma ntagarukire kumubwira gusa, ahubwo akamufata ukuboko akamuzana ngo nawe ahure na Kristo. Icyo nicyo dukwiye kwigira mu buhamya bwa Andereya. Imana iguhe umugisha. Ndashaka gusoreza ahangaha kumbwira ngo wakoze cyane kubana natwe. Tuzahura ubutaha, tuzaba turi kureba ubuhamya bwa Filipo. Ushobora kandi kuba uri kureba iyi nyigisho ubuhamya bwa Filipo bwaramaze gusohoka. Niba bwaramaze gusohoka, uri hano ukandeho nabwo ubukurikirane. Imana iguhe umugisha. Turi kumwe. Wakoze.